Amahoro y'Imana kuri wowe ukurikiye The Bridge TV ndagusuhuje kandi nguhaye ikaze. Nanashimira wowe wakoze subscribe kandi nawe utarayikora uyikore kugira ngo dukomeze tubane mu nama za buri munsi, amasomo, ibiganiro biduhugura ndetse bikanatwigisha ubumenyi bwa buri munsi. Ni buri munsi rero no kwiga no guhasoringa no kugerageza bya bindi byanze ejo bimwe tumaze iminsi dukora bikanga no kongeramo ikindi kirungo no kwiga ese nize tekinike twakongeramo kugira ngo ibintu bikunde. Kwiga no kwigana no guhozaho kandi nyine ugahora ubisubiramo kugira ngo ibintu bikomeze bigende neza. Uyu munsi rero anje ngo turebe ese cyane ko bura twabonye yuko ibintu byinshi tuba tuvuga, ibintu byinshi tuba twiga, tumaze kubona yuko buri muntu wese uri mu nzira y'iterambere hari ibintu byinshi duhuriyeho, ari no mpamvu tugira ngo tuze twigire hamwe. Ubona ikiganiro ukabona mugenzi wawe hari icyo cyamufasha, ni byiza yuko wamusharinga nawe akagira ukuntu yigenza. Ngira ngo buri munsi nyine twigira ku bandi, twigira ku bo tubona, twigira ku byo twumva. Akaba ariyo mpamvu ukibona ikiganiro ukabona hari ikintu cyagufashije, sharinga mugenzi wawe nawe agire utuntu yimenyera. Buri munsi rero duca mu buzima bugiye butandukanye, gusa bigaragara yuko umwanzi tugira mu buzima akenshi abajya gusa. Hari umwanzi usanga dufite umwanzi w'ibitotsi, undi afite umwanzi w'inzoga zamubase, undi afite umwanzi wenda wo kwibagirwa cyangwa kutita ku bintu, ariko hari umwanzi ngira ngo twigeho uyu munsi witwa gutinya cyangwa kudatinyuka ikintu ngo uvuge ngo iki kintu ngiye kugikora. Akenshi tujya gukora ibintu cyangwa ugatekereza ko wakora ibintu, ariko hakaba kakanu ko kwitinya, ko kuvuga yuko utabishoboye, ko kuvuga yuko abantu baraguseka, ko kuvuga yuko bikomeye utabibasha kubyinjiramo, ko kuvuga yuko bari bukubone bakaguca intege. Ubwo rero ibyo bintu byose ugasanga biradutangira. Ariko uyu munsi nje ngo twige tekinike, ese ni gute umuntu yatinyuka? Ubundi ni igiki cyakagombye gutuma utinyuka? Na yahe mahame wakagombye kugenderaho kugira ngo ikintu bita gutinya gushora cyangwa gutinya kujya mu kintu kukinjiramo ngo ugikore, ibyo bintu ushobora kubitsinda burundu ukabivamo. Cyane ko buriya hari inyandiko nyinshi cyangwa abahanga benshi bagaruka ku kuba iyo witinya cyangwa utinya gukora ikintu wumva wasariye cya kintu wifuza, n'ubundi biragoye yuko icyo kintu wanakigeraho. Kubera ko baravuga ngo nayitinya itarungurutse. Icyo baba bashaka kuvuga hariya ni uko buriya umuntu utaratsindwa mu buzima cyangwa utaragira nyine ikintu kimucarenjinga mu buzima, nuko nta kintu aba aragerageza. Akenshi umuntu ugerageza wese aratsindwa, akamenyamo amasomo akuyemo, akavuga ati niba natsinzwe byagenze gutya, ariko utarabona ko mbigenje gutya byakunda. Akaba ariyo mpamvu nyine tuza buri munsi tugahasoringa tukamenya ese ni ibiki. Ari ibitabo byinshi rero byagiye byandika bigaragaza ukuntu umuntu ari umunyana afite intege nyinshi, ariko rimwe na rimwe atinya kuzikoresha. Ubundi baravuga ngo iyo gutsinda bisigaye ari amahitamo ya nyuma nibwo umenya ko ufite intege nyinshi. Nk'urugero buriya bagufashe bakagushyira mu ishyamba ryuzuyemo inyamaswa, nta kindi kintu cyo kurya gihari, ari uguhiga gusa kugira ngo wibesheho. Ntekereza ko nta muntu waceceka ngo atuze yicara avuge ngo ngiye negereje gupfa. Ntekereza ko bitabaho, ahubwo watangira kwirwanaho ugashaka nyine ikintu cyo kurya, ukaba wahiga inyamaswa ukazica, ukaba wahiga imbuto muri iryo shyamba ukarya. Niyo mpamvu rero bavuga yuko ikiremwa muntu dufite imbaraga nyinshi, kubera yuko twebwe ikiremwa muntu nitwe tubaho ku isi, nta muntu dushinzwe. Urabona amatungo twe turayagaburira, turayatunga, ariko twebwe iyo ukiri umwana iwanyu barakumenya bakavuga bati mwana reka tumurera kure. Ariko ngira ngo iyo umaze gukura kenshi nibwo ubona yuko ubuzima bwawe bwose buba bukureba. Turi abashoferi b'ubuzima bwacu. Niyo mpamvu rero tuba tugomba kumenya ese ni gute twabwitwaramo, ese ni gute twabuyobora ibintu bikagenda neza. Urugero nk'igitabo bita The Comfort Crisis, ni igitabo cyagiye hanze mu mwaka wa 2021 ku itariki 11 z'ukwa gatanu. Iki gitabo ni icya Michael Easter. Yagerageje gusobanura ukuntu umuntu ashobora nyine kuba afite imbaraga nyinshi cyane ariko akaba azihishe. Rero yagiraga inama abantu bo gukoresha imbaraga bibitsemo mu buryo bwo kugarura nyine nk'ibyishimo bari barazimije. Nk'urugero ushobora kuba wenda wibwira ko udashoboye ikintu, ukabaho mu buzima nyine buzimije, bwa buzima tuvuga buyobowe n'igihe gusa. Igihe akaba ari cyo kikugenga utavuga ngo ngewe ndipangira ibintu ibi n'ibi. Aha ngaha rero yagaragaje yuko ushobora kongera kwiyadabuta cyangwa ukiyapudetinga, ukabasha nyine gukangura ibintu ushoboye mu rwego rwo kugira ngo nyine wongere ugarure bya byishimo wari warabuze, ka gahinda wahozemo wibwira yuko ibintu utabishoboye. Iki gitabo ubwo ngubwo yenda twazagisoma tukagisesengura tukareba neza ese n'ibiki byihishemo, ariko ahanini nyine kigaragaza kwa kundi uba witinya, ari n'uburwayi nyine busa nkaho dufite twese muri sosiyete. Ariko hari ibintu byinshi wakagombye gukora, nta limite umuntu afite yo gukora ibintu. Cyakora bwo wenda ushobora kuba ufite ubumuga butakwemerera gukora ikintu, kandi nabwo hari ibindi bintu byinshi uba wakora. Niyo mpamvu rero bavuga ko ikiremwa muntu nta limite tugira, twebwe turikorera, turihigira nyine, ntabwo turi amatungo abana b'abantu bahigira.
So rero twifashisha inyandiko zigiye zitandukanye cyangwa n'abandi bahanga ibyo bagiye bashyira hanze bigiye bitandukanye, twarebye ingingo 10 zishobora kugufasha kuba wakwiyapudetinga ukagaruka nawe muri ba bantu badatinya. Iyo tuvuze gutinya ntabwo ari kugira ngo utinyuke bya bintu bitemewe cyangwa nyine ukore bya bintu bituma ujya mu kaga, ni ugutinyuka ahubwo gufayitinga, kurwanira bya bindi nyine wahoze ushaka kugeraho kera, bimwe wasariye kugira ngo nawe nyine ubashe kubigeraho nta bwoba. Cyane cyane ko gutinya buriya ni indwara ishobora gutuma nyine utagera kuri bya bintu uhora wifuza kugira. Ikintu cya mbere ugomba kumenya kugira ngo nyine wumve yuko gutinya cyangwa kuba watinyuka nta kintu bigutwaye, ugomba kumenya yuko gutinya biri bimwe mu gice cyangwa tubifate nk'indwara rusange. Buri muntu wese agira indwara yo gutinya cyangwa gutinya kwinjira mu kintu, kugira ubwoba bwo kukijyamo, ariko wakagombye kumenya yuko iyi ni indwara nk'izindi kandi irakira. Gukira rero nta kundi ni ukumenya yuko ikintu ushaka nta wundi muntu wakikugezaho, kandi niba ubona mugenzi wawe yarakigezeho, kuko twese dufite abantu tureberaho, dufite kuvuga ngo ngiye ndi kwigereranya n'uriya muntu, biriya bintu yagezeho nanjye ndi kumva nabigeraho, ari mu buzima bwiza none aha ngaha nanjye wampa nkahagera. Ariko ibyo byose nyine utaramenya yuko ari indwara ugomba kwivuza, cyane ko nyine bavuga ngo iyo ushaka gukira indwara urayirata uranza ukayimenya. Ese ni ukubera ikininya? Ese ubundi birambigiyemo ni izihe ngaruka mbi nahura nazo, ni izihe nziza nahura nazo? Banza umenye ko rero gutinya ni indwara nk'izindi kandi ugomba kwivura ugakira ku giti cyawe. Ikindi kintu cya kabiri, niba nawe ugufasha, niba nawe ukuririra igiti, undi baravuga ngo niba uri kubona mu buzima bwawe nta muntu uri bukuririra igiti kandi kirimo urubuto uri burye, utegereje iki? Utegereje iki wakwiyuririye? Gerageza buri ufashe nk'umwana ukamutereka ari ukamubwira ati kino giti kirimo umwembe, urira ujye kuwizanira. Ashobora kuvuga ati ari kumbeshya cyangwa ari kunyinisha, araza kurira ajye kuwumanurira. Ariko abonye ugiye kandi afite inzara nta kundi kuntu yabigenza, yakoresha ibishoboka byose, yafata ibuye agateramo, yafata igiti akawumanuza, yakurira, ariko nyine ahita ashaka uburyo nyine yishakamo imbaraga zo kugira ngo amanure wa mwembe abashe kuba yawurya, nyine inzara igabanuke. Rero ingingo ya kabiri iravuga ngo ese niba nta muntu wundi ufite ukuririra igiti utegereje nde? Niba nta wundi muntu ufite ukugira mutegereje nde? Tinyuka. Bavuga ngo tinyuka urashoboye, nawe utangire kwiyatakira. Ntabwo iyo umukinnyi mu kibuga atsinze igitego ntabwo bacyandika ku wundi, bacyandika kuri uwo muntu ugitsinze. Niyo mpamvu rero nawe nicyo gihe ngo wiyatakire, umenye ko ibintu hano hanze bitoroshye. Ikindi kintu cya gatatu, jya umenya yuko gutsindwa ni kimwe mu bigize intsinzi, cyangwa ni kimwe mu itafari ryifashishwa kugira ngo hubakwe intsinzi. Buri muntu wese wageze ku gasongero cyangwa nyine wagize ibintu ageraho, afite igihe yagezemo agatsindwa, cyane ko ubu ngubu ariko tuzifashisha n'inyandiko nyinshi cyangwa nyine ubuhamya bw'abantu benshi bagiye bageraho, turebe ese bo n'ibiki bagiye bacamo kugira ngo bagere barabageze. Kuko ushobora kumva wowe wenda ubuzima uri gucamo none ushaka kuba runaka, ushaka kuba nka runaka, ari wowe ibyo bintu biri kubaho wenyine. Buri muntu wese wageze ku gasongero hari ikintu kibyihishe inyuma, yigeze atsindwa mu buzima, yigeze ahura n'abantu bamuhemukira, baramwambuye, bakoze ibiki, ariko byibuze none hasitiri turi kubona ari umuntu umeze neza. Ariko by'umwihariko aba yaraciye nyine ahantu agomba gutsindwa, agomba kujya hasi, ariko akabyigiramo amasomo, ubuzima bugakomeza. Narabwiye ngo buri munsi ni hasi hejuru, none biba neza ejo bikaba nabi. Niyo mpamvu rero gutsindwa ni kimwe mu bigize intsinzi, ni kimwe mu matafari agize intsinzi. Ikindi kintu cya kane, menya yuko ibyoroshye n'ubundi bibyara ibyoroshye. Aha ngaha nimbivuga gutya wumve yuko nyine niba wifuza kuba muri bwa buzima bworoshye, bwa buzima buhora nyine abantu buri kumwe n'inshuti zawe, buri munsi mwasohotse mumeze neza, ejo mumeze neza, mwagiye ahantu aha n'aha, ibintu biri kugenda neza, niba uhora wifuza ubwo buzima nyine nabwo buzabyara ibyoroshye. Ntabwo wambwira ngo uraryama amasaha 15 ku munsi, ntibiri mu kazi kawe, kubera ko baravuga ngo ni umuntu akenshi ubona urya amafaranga aryamye aba yarayakoreye ahagaze, yaravunitse. Niba rero utarayakoreye byibuze ngo uburyamye warigeze kuyakorera uhagaze, ukaba uryamye gutyo gusubaye ubuzima bworoshye bumeze nk'abo abantu biyakiriye, bumve ko ari abanyantege nyine byarangiye ari uko Imana yabaremye, bizakugora. Ubwo nyine niba ubaho mu buzima bworoshye, menya ko n'ubundi finally cyangwa result tuzabona ni ibintu byoroshye biri aho ngaho. Ni kwa gushaka y'amafaranga ngo nigurire wenda umwenda nabwo bikagorana, cyangwa wenda ninjye ugahora uri umucakara w'igifu cyangwa uri umucakara w'umubiri wawe, mu gihe twabonye yuko ubundi umuntu yakagombye kuba yiteganyiriza
bimwe azarya aryamye, kwa kundi ibyo baba bavuga no kuvuga ngo igihe wagiye kwa muganga waryamye nyine utakiri kubasha gukora ukaba wariteganyirije, igihe umuryango wawe wahuye n'ikibazo ukabasha kuba warazigamye amafaranga yo kuwukavaringa, nibyo baba bavuga. Niyo mpamvu rero bavuga ngo ibyoroshye nyine buri gihe bibyara ibyoroshye. Igaho kuba muzima bukomeye, wumve yuko nyine niba wajya kugerageza ahantu bikanga atari ikintu cya danje kibaye, ahubwo nyine biri mu bikugize, biri mu bigize nyine intsinzi yawe uri gushaka guhatanira. Ikindi kintu cya gatanu, ubwo ni ingingo ya gatanu tugezeho, gerageza paka niba ugihumeka, niba ugiteganya kubaho, niba utabasha kwiyahura ejo, cyangwa niba utabasha gutekereza ko, niba uri kubasha gutekereza ko utari bupfe mu kanya, gerageza paka bikunze cyangwa byanga. Ni kwa kundi bavuga ngo nudakomeza guhasoringa isi zakujisha nyine guture hasi. Niba ugitekereza ko rero ukiriho, byumva ufite ubuzima, ukomeza kwavansa nyine, ukomeza guhumeka nk'abandi. Turi mu isi y'abariho, kubaho ni ukubaho, no gupfa ni ugupfa. Niba uri muzima rero komeza ugerageze paka, ntustopinge kuba wakomeza gufayitinga cyangwa kugerageza ibintu. Ikindi kintu cya gatandatu, wikubwira ko hari igihe cya nyacyo kibaho, uzategereza ko wagize imyaka. Cyakora niba wenda ahantu naho bishoboka, ni kwa kundi ushobora kujya gukorera uruhushya rwo gutwara ikinyabiziga, waba utaruzuza imyaka yo kurukorera bakagusubizayo. Ariko niba hari ikintu ushaka gutangira, witegereza igihe cya nyacyo, ngo utegereje ko abantu bazabanza kugukunda cyangwa gukora iki, icyo gihe ufite nicyo cyawe. Ejo uratinda kubikora, hari abandi bantu bari hano hanze bategereje kubikora. Ku isi murabizi ni uguhasoringa cyangwa ni uguhangana. Iyo uguye undi arazamuka, we yagwa ejo ukazamuka. Niyo mpamvu wigumya gutegereza igihe cya nyacyo. Niba ugihumeka umwuka w'abazima, tangira nonaha, tinyuka. Ikindi kintu cya karindwi, menya yuko iyo wanze gushaka ikikubeshaho, ubundi wakagombye guhita ushaka ikikwica. Iyi ngingo wenda ntabwo turi buze kumvikana kubera yuko irimo kuri kwinshi kwahuranyije. Ubundi baravuga ngo ku isi buri muntu wese yakagombye kuba yishakira ikintu kimubeshaho kizamutunga, yaba mu bihe turimo cyangwa igihe kizaza. Ariko iyo uhagaritse gushaka ikikubeshaho, isi ihita ikwanura. Kukwanura rero ishobora kutakwica ngo upfe, ariko ukaba muri babandi bavuga ngo umuntu yapfuye ahagaze. Ukabona umuntu fizikali uramubona, yego nibyo, ariko nta serivisi wamukeneraho ngo ayikemure, yaba mu buryo bw'umuryango we nta kintu awumariye, yaba nawe ubwe nta kintu yimariye, yewe no muri sosiyete nyarwanda nta kintu yimariye. Ukabona umuntu nyine, ukabura ahantu wamukarasa, ukabura ahantu wamushyira. Icyo gihe nibwo bavuga ngo nyine yapfuye ahagaze. Niyo mpamvu rero iyo uhagaritse gushaka ikikubeshaho, isi ihita ibigukorera ikaguhitiramo. Kandi twabonye yuko isi akenshi iyo iguhitiyemo ibintu bigenda nabi. Turi muri logique de population ivuga yuko umuntu ubundi nyine ukennye cyangwa ubayeho mu buzima bubi, akenshi nyine bamwita umunyantege nke. Gusa ni nako kuri, nubwo kuba kwahuranyije benshi kukabarya mu matwi, bakavuga bati nta wakwifuza kubaho nabi, cyangwa nta wakwifuza gukena, nta muntu utakwifuza kubona ibyiza. Ariko akenshi tubona yuko buriya hari benshi, impamvu babivuga kuri hari benshi bigaragara yuko bakina mu buzima bushaririye kurusha ubwo urimo, ariko babigezeho. Bakubwira n'amateka yabo, ahubwo wo kumva nta kintu cyadanje kibi wigeze ucamo. Niyo mpamvu rero bavuga yuko hasoringa paka ushaka ikikubeshaho, cyangwa ikikwica gihite kiza ako kanya. Cyo kirabanguka kabisa, cyakwica mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko kiraboneka. Niyo mpamvu rero hora uhasoringa, hora uhatana ibintu kugira ngo bikomeze bigende fresh. Ikindi kintu cya munani, jya utekereza ku byishimo uzagira igihe iyo ntego uri gufayitingira wabigezeho. Navuga ngo twese tuba dufite ibintu twaseriye turi gufayitingira, ariko nyine ka kantu ko kintinye, ko gutinya kubyinjiramo, gutinya kujya kubaza uko bikorwa, gutinya gukomeza kubyizirikaho, kagakomeza kutugonga. Niyo mpamvu rero wakagombye gutekereza, ese ntitaye ku bintu biri kunzitira, tekereza ibyishimo uzagira umunsi uzaba wageze ku ntsinzi yawe. Ikintu nacyo cyagufasha gutinyuka, kuko wenda ni urugero, niba wifuza kuba umukinnyi wa basket ukomeye, hakaba wenda bakubwira yuko iwanyu mu muryango wanyu nta muntu wigeze uyikina, akaba bakubwira yuko ahantu utuye nta kigenda. Ariko ibyo bintu byose ubyirengagije, tekereza, ese umunsi nzaba nabigezeho, cyangwa ndi gukina basket ndi murari n'abantu bari kundeba, nambuka amafoto bafotora, icyo gihe ibyishimo nzaba mfite bizaba bingana iki ngereranyije n'ukuntu bari kunca intege. Tekereza ku nyungu cyane rero kurusha uko watekereza ku bihombo, kuko nanone twabonye ko niba utabasha gufata riske, uvuge ngo hari ngomba guhara, hari ibitambo ngomba gutamba kugira ngo ngere kuri iki kintu, ntabwo ibyo bintu bizakunda. Duhura n'inzara, duhura n'akababaro, duhura n'imbeho ya buri munsi, ibitotsi, ariko nyine urakomeza ugafayitinga ibintu kugira ngo bigende neza. Ikindi kintu cya cyenda, wakagombye kuba, kugira ngo mbere na mbere kugira ngo utinye ikintu, wakagombye kugereranya ubwoba n'inzara. Ese muri ibyo bintu ni igiki kibabaza, ni igiki kibi, ni igice cyakwica? Kuvuga ngo
ushobora kuba ufite ubwoba bwo gutangira ikintu cyangwa wenda wagitinye bitewe n'impamvu runaka, ariko jya wicara ubigereranye n'inzara. Ibyo bintu bibiri nubigereranya uzahitamo ikirusha ikindi ubukana, hanyuma utangire nyine, niba ari inzara irusha ubwoba, utangire nyine uhasorenge ku buryo iyo nzara itazakwica. Ikindi kandi niba ubona ubwoba ari bwo nyine buryana kurusha inzara, ubwo inzara nyine wazabasha kuyihanganira cyangwa kuyirezisita, ariko ubwoba bukomeze bukwice. Nugereranya ubwoba n'inzara ukumva kimwe gisumba ikindi, kimwe muri cyo n'igisumba ikindi, nicyo uzaha agaciro. Bigereranye rero uvuge ngo ese ni igiki wakagombye gukora. Kuri njyewe inzara niyo mbi, kuko inzara yaguhitana turabizi. Ikindi ubwoba bushobora kubutsinda, ushobora kwishyiramo akanyabugo. Niyo mpamvu rero ugomba gutangira aka kanya ugasoringa, dore ibintu ntabwo biba byoroshye. Tinya inzara kurusha iki? Ubwoba. Iyo niyo nama yanjye. Ubwo nawe ku rundi ruhande ufite uko ubyumva, gusa nkeka ko twese tubirewe, kuko nta muntu inzara itakwica, gusa ubwoba nta kintu bwagutwara. Ikindi kintu cya 10 ari nacyo cya nyuma, menya ko gutinyuka bifate nk'amahitamo yawe ya nyuma, kubera yuko akenshi wenda hari igihe wanga gutinyuka gukora ikintu kubera kuri kubona izindi opportunity ahandi, yewe ariko nanone ugasanga ni za opportunity z'agahezo, zimwe twita agahezo zo kuvuga ngo ngenda ahangaha ariko urumva ntabwo bimeze neza. Rero fata gutinyuka ikintu wasariye cyangwa ikintu ubona ko kizakugeza imbere, gifate nk'aho ariyo mahitamo ya nyuma usigaranye. Natangiye mbaho urugero rwo kuvuga ngo bagusize mu ishyamba nta biryo birimo, harimo inyamaswa gusa n'imbuto, ntabwo wapfa, ahubwo washaka ukuntu ugomba kurya izo mbuto, byaba ngombwa n'izo nyamaswa ukazibaga ukazirya. Niyo mpamvu ugomba gufata gutinyuka nk'amahitamo yawe ya nyuma, ugahasoringa, ugahatana paka ibyo bintu bigezeho. Ikindi kandi nyine nababwiye ngo iyo udashakishije ikikubeshaho, ikikwica kirizana, isi guhitiramo kandi ikaguhitiramo nabi. Kuba ku isi no gukomeza kwiga rero buri munsi, gusa mbasaba kugira ngo mukore subscribe. Umuntu utarayikora ukigera hano bwa mbere ugakurikirana ikiganiro kikarangira utarakora subscribe, ntabwo aba ari ibintu byiza cyane. Kora subscribe dukomeze twubaka uyu muryango, duhuza n'inama za buri munsi, amasomo ya buri munsi, ibiganiro bigiye bitandukanye bitwungura ubumenyi ndetse n'ubwenge ku bintu bigiye bitandukanye. Hari icyo ushaka kubaza, comment section bihari, wagenda ukatwandikira, nyuma ubutaha tukazaza tukareba ese ibintu bimeze gute. Njye ni Kivu West, rero dukomeze tubane no mu bindi biganiro bigiye bitandukanye bitwungura ubumenyi n'ubwenge. Njye narabwiye ngo ni The Bridge TV, ni ikiraro kiduhuza na buri kimwe kugira ngo dutere imbere, twavanse tugere kuri bya bindi twasariye. Njye ndabashimiye rero, mukomeze mugire ibihe byiza, mwibuke gusenga. Ndabashimiye.